nshuti bavandimwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, reka mbasuhuze nanone ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Tugeze muri wa mwanya mwiza rero, wa mwanya duhuriramo tukiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato nk'uko bisanzwe, akaba tugeze mu cyigisho cya 9 twaragitangiye. Icyisho cya 9 kitubwira ngo umurimo ukomotse ku rukundo. Twasanze imirimo y'Imana yose yakomotse ku rukundo. Twabonye ukuntu yemeye kuduha umwana w'ikinege Yesu Kristo akaza kudupfira tukabona ubugingo kubera urukundo yadukundaga. Twabonye noneho kandi n'abageze ikirenge mu cya Yesu Kristo. Twabonye Pawulo, ubu niyo turi kurira muri iki gihembwe kubera ko turi kurira mu nzandiko ze yanditse uko ari ebyiri, urwa mbere n'urwa kabiri yandikiye Abakorinto. Twabonye ko noneho nawe yagize ikirenge mu cya Yesu Kristo, akunda abo bakoranaga umurimo ndetse n'abo yabyaje ubutumwa n'amatora atandukanye yajyaga ashinga, arabakunda. Byose muri make uyu murimo we wose ushingiye mu rukundo abakunda. Muri iki cyumweru rero, kuko nemaze kubera ko dufite icyigisho kitubwira ngo umurimo ukomotse ku rukundo, ubu tugeze ku ngingo yitwa kwiyoroshya no kuba umunyakuri. Kwiyoroshya no kuba umunyakuri. Reka dusenge. Data udukunda, murengezi w'ubugingo bwacu, mwami mwiza, turagushimye ukomeje kuturinda, turagushimye ko ukomeje kutubera amaso Data wera, turagushimye ko ukomeje kutwitaho mu buryo bwose Data bw'indengakamere, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyaguhora ku ngoma rero ushobora byose kandi uri byose, uruwera 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 Data mwiza, amashimwe nayo uyu munsi n'iteka ryose. Ngaho rero Data, bana natwe muri iki gice tugiye kwiga. Data wera ntabari twebwe, umwuka wera atwigishe kandi adusobanurire, kandi Data mwiza turifuza kugira ngo tugere ku ntego Data mwiza, kugira ku gihagararo cya Kristo, ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Guhindura gahunda ku buryo kubwo urukundo. Tugeze ku ngingo ivuga ngo guhindura gahunda ku bw'urukundo. Ninde wahinduye gahunda? Muri make ni Pawulo uri kwivuga wahinduye gahunda ku bw'urukundo. Twari twabonye ejo hashize kwiyoroshya no kuba umunyakuri. Twabonye ko Pawulo yaranzwe no kwiyoroshya, muri make kwicisha bugufi no kuba umunyakuri, kugira ngo ashobore kugirirwa icyizere nabo yabwiraga ubutumwa. Nubwo atari bose bamugiraga icyizere, bamwe bamugiraga icyizere abandi bakimugirire, ariko noneho rero Pawulo yakomeje kuba indahemuka mu mico no mu myifatire. Kwiyoroshya kwe rwose no kuba umunyakuri kwatumye, kubera urukundo yagiraga, byatumye ashobora gukomeza gutona, akomeza kuvuga Yesu Kristo. Twabonye rero ko bamwe mu Bakorinto bashidikanyaga ku migambi ya Pawulo ndetse n'urukundo rwe. Uyu munsi rero turareba impamvu imwe yihariye, ariyo guhindura gahunda z'ingendo ze. Pawulo nk'abandi bose bagiye mu murimo, umuntu afite gahunda ari bugendereho, nabyo ugasanga hapi ndanyura aha ku kazi biragenda gute, ni nta biragenda, mbese byose gahunda z'umunsi umuntu aba zifite. Na Paul yagiraga gahunda uretse n'iz'umunsi gusa ndetse n'iz'igihe kirekire, akavuga ati muri uku kwezi wenda ndakora umurimo aha, mu kundi kwezi nzakora umurimo aha, cyangwa umunsi runaka nzakora umurimo aha. Paul yagiraga gahunda mu mirimo ye ya buri munsi. Nuko rero yapanga gahunda y'amatorero azajya gusura, n'ibyo azababwira nagerayo, akurikije ukuntu amakuru ajya yumva ukuntu bitwaye. Yahoraga muri make ahangayikiye amatorero ku rutugu, yahoraga ahangayikiye ubuzima bwe, bwahoraga buri mu kaga uko bwije n'uko bukeye. Yari afite umubare w'ibibanga. Twabonye ko ari uko yiringiraga ko Uwiteka Imana yamurinze mu bihe byashize. Yari azi ko n'ubundi agifite imbaraga kandi azakomeza kumurinda. Akavuga ati naho kandi atandira, naho napfa hari umuzuko, napfa nzazuka, noneho nzukire ubugingo buhoraho. Gahunda y'urugendo rwa Pawulo rero yari yabanje kugira, reka turebe yari iyihe. Tugiye kureba mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 16 ku murongo wa 5 kugeza kwa 7. Reka turebe iyi gahunda Pawulo yari afite ni iyihe Korinto. Arabandikiye rero, ubu yabandikiye atari yagera hehe, atari yabageraho, arabandikiye ati nzabasura nyuze i Makedoniya. Ngo ni muri rwandiko rwe yabandikiye, ntabwo ati nzabasura nyuze i Makedoniya kuko ngambiriye kuzaza muri icyo gihugu
kandi ahari nzamarana namwe iminsi, ndetse ahari nzamarana namwe n'igihe cy'imbeho, kugira ngo mumperekeze aho nzajya hose. Uyu Pawulo yari yicaye aravuga ati cyakoze nzajya muri Korinto kureba uko bameze, ariko kandi bafite n'ibyo bakeneye kugira ngo dufatanye mu murimo. None ati arabandikiye ati rwose nimva i Makedoniya nzaza rwose, nzabasura mvuye aho ndi, nze i Makedoniya, nze aho ngaho, nimara kuza aho ngaho sinzatinda mbasure, niko rero ababwiye mbasure, ariko nimara kubasura noneho nzazira kimwe ngaruke noneho mvuye i Makedoniya ngaruke n'ubundi aho muri Korinto mbasure, tumarane igihe kinini, tumarane igihe cy'imbeho tuganira kwiga ibyanditswe byera, dukora umurimo. Ariko noneho rero tunategereje kugira ngo dukusanye za nkunga nabwiye amatorero atandukanye kugira ngo dukusanye. Nzava noneho rero muzanshakira abantu kandi muzashake n'inkunga, noneho muzasondoranye inkunga, noneho nzahava twaramaze kubona imfashanyo tuzajyana, tuzagenda tugere i Yudaya. Muri make abakristo b'i Yerusalemu cyangwa abakene b'i Yerusalemu barahari benshi cyane, none izo nkunga nizo kugira ngo tuzabafashe. Rero nzatinda aho ngaho, byose mubyitegure, ntimuzabyitegure mpageze, ahubwo mubyitegure hakiri kare, utegure izo mpano cyangwa izo mpuya muzasonzoranya n'abandi bose narababwiye, amatorero atandukanye narababwiye, tuzajyana impano zitubutse, tuzajyana muri make tuzagira abo dutuma, ariko nibishoboka nanjye nzajyana nabo. Ariko icy'ingenzi umenye ko nzagera aho ngaho kandi hatinde, tumara n'igihe dukora umurimo. Pawulo muri gahunda ze niko byari bimeze, kandi kuko yumvaga nta kintu kizabibuza. Ku murongo wa 6 ngo kandi ahari nzamarana namwe iminsi, ndetse ahari nzahamara igihe cy'imbeho, kugira ngo mumperekeze aho nzajya hose, aho azajya hose mu murimo. Ku murongo wa 7 ngo sinshaka kubakubita urubandu, nanone mpita kubakubita urubandu. Muri make ni nkaho yavuze ati sinshaka kuzababipa, sinshaka kuzaza ngo nze ngo babwire ngo nje kubasuhuza ngo ndagiye, ahubwo nzaza rwose tuzashirana urukumbuzi kwigana ibyanditswe byera. Ngo sinshaka kubakubita urubandu none mpita, ngo ahubwo niringiye kuzamarana namwe iminsi, umwami wacu nankundira. Pawulo yaravuga ariko akibuka ati umwami wacu nankundira. Nubwo yavugaga yagenaga yavugaga imigambi ye, ibyifuzo bye, ariko arageza akavuga ati Imana, Uwiteka Imana ninkundira, kubera ko yarazi ko ari we umuyobozi. Muri make ibyo idashatse biba bitariho, kandi twibuke ko yakoraga umurimo wa Yesu Kristo. Ibyo Yesu Kristo yari yaramutumye nibyo yakoraga, nk'uko na Kristo yakoraga ibyo Uwiteka Imana yamutumye. Naho rero iyo yabaga yagiye ati ndajya naha, ariko noneho umwuka akamubuza, yumviraga umwuka ntahaje. Turibuka cya gihe muri Atene, umwuka uramuyoboye ati nyamara rero ibintu birakomeye, arabyumva. Nako avuye muri Atene ageze mu Korinto, cyagiye ashaka kugira ngo agende abonye ibintu bimuyobeye, ariko umwuka aramusanga aramubwira ati vuga ntuceceke, vuga cyane yo guceceka, humura rwose nta kintu bazagutwara, nubwo hari abanzi bakomeye ariko ndahari nzakurinda. Ati kandi hari abantu benshi cyane muri uyu murwa bakeneye kumenya izina ryanjye. Rero Pawulo yapangaga ibye, ariko n'Uwiteka agapanga ibye. Noneho rero umwuka yamubwiraga nyuma ku byo yari yapanze, akamubwira ati Pawulo bigeze gutya, yumviraga umwuka rwose. Noneho rero abantu bakumva ko yahindura gahunda, bakumva ko yahinduye, bagatangira kumutekereza ibindi, ko hari umuntu upanga agapangura, nk'uko turaza kubibona. Pawulo rero yarigeze ku Gikorinto mbere, twibuke ko ahangaha ari kwandika ntabwo ari Korinto, ari kwandikira ab'i Korinto. Ibi turi gusoma ari kwandikira ab'i Korinto. N'ubundi rero yarigeze ku Gikorinto mbere, dukurikije ibyanditswe mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 5 cya 16 umurongo wa 5 kugeza kwa 6 tumaze kubisoma. Muri make yari yaragambiriye kunyura i Makedoniya, igihe yari kuba noneho rero agarutse i Korinto, maze noneho wenda akamara i Korinto igihe kimwe, ko nemaze kubivuga. Muri make bakora umurimo w'Imana, kandi bategereje kugira ngo bakusanye inkunga yo kujyana i Yerusalemu. Igihe rero yari kuba avuye i Korinto, yari ku Yudaya ajyanye amaturo yo gufasha abakene, kuko namaze kubivuga, babakene b'i Yerusalemu. Nk'uko namaze kubivuga, yari yarakusanyije inkunga, ndetse abwira n'amatorero atandukanye kugira ngo bakusanye inkunga. Noneho ahasigaye afatanije na Timoteyo n'abandi bazagiye gutanga iyo nkunga. Pawulo rero yari afite umugambi wo kuva muri Efeso agahita ajya i Korinto, atagize ahandi anyura, maze agakemura ibibazo
yari yabwiwe na Timoteyo ko byari bihari muri make. Inzira nshya rero igiye kunyuramo yabaye kuva muri Efeso akajya i Korinto, aho kugira ngo agende ajye Makedoniya, ave muri Efeso ajye muri Makedoniya, ajye muri Korinto, ahubwo yagiye muri Efeso. Noneho avuye muri Efeso ajya i Korinto, noneho arakomeza yagomba gukomeza akajya i Makedoniya, akagaruka i Korinto n'ubundi, noneho akabona kujya i Yudaya. Ariko ntabwo ariko byagenze. Yavuye muri Efeso ajya i Korinto, ariko noneho nyuma yaho agaruka muri Efeso. Muri make ntabwo yasubiye muri Korinto uko yamaze kubabwira, ahubwo yahinduye inzira, yahinduye imigambi. Gahunda ze rero zarahindutse, ntabwo yasubiye i Korinto kuko yari yarabigambiriye, nibura muri uwo mwanya, kuko urugendo muri make yaraherutsemo rutari rwarabaye rwiza. Bityo rero yagarutse muri Efeso, ahubwo arabandikira. Yaravuze nubwo ntagarutse muri Efeso, ariko kandi ntabwo naceceka, reka mbandikire mbabwire uko ibintu byifashe. Yahisemo rero kohereza urwandiko aho kurushaho muri make kuzambya ibintu binyuze mu kongera kubasura. Iyo basura ntabwo ibintu byari kuba byiza. Mbese byari kugenda gute? Impamvu rero z'uruzinduko Pawulo yaraherutsemo zasobanuwe nabi. Basobanukiwe nabi batuma batangira gutekereza ibindi bitari byo. Bamwe noneho mu bantu b'i Korinto bavuze ko ari umuntu utari uwo kwiringirwa, kandi noneho rero ndetse ko atanabakunda bihagije. None se umuntu avuga ati nzaza rwose, nzaza musonzoranye impiya, kandi noneho rero mwitegure, nzaza noneho tuganire birambuye, nzaza twigane ibyanditswe byera mu buryo burambuye, wenda se ibyo bari basobanukiwe bagira ngo bazabasobanurire, cyangwa nawe kumva abavandimwe bahuye bari hamwe, bubaga rwose bazamarana igihe bakuba bishimye, bagiye kumva none Pawulo avuze ati arahinduye, muri make bwarabandikiye. Kandi koko abantu gushidikanya kuri Pawulo, nubwo dushobora kubaseka, ariko ntabwo ari uwo gusekwa. Kubera iki? Twibuke ko Pawulo hari harashize. Pawulo arazwi, Pawulo yarenganyije ubwoko bw'Imana, abantu bizera Yesu cyangwa bizeraga ibya Yesu, bizeraga n'umuzuko, bizeraga byose. Pawulo yabarenganyaga, yarabicaga, none kwizera umuntu byari biruhije. Kandi noneho aravuga ngo noneho ngo yihuriye na Yesu Kristo. Wa muntu wicaga, kandi wa muntu n'abantu batizera bose, none avuze ngo wahuye nawe niwe wagutumye. Ntabwo byari byumvikana uretse gusobanurirwa gusa n'umwuka wera. Pawulo yagize umurimo ukomeye cyane, byamusabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo asobanurire abantu, ariko izo mbaraga nazo ntabwo ari ize, ni imbaraga z'umwuka wera. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Natwe dushobora kugira mu bintu bikomeye cyane, ariko imbaraga twakoresha turamutse dushatse gukora tuzakora, ariko imbaraga tuzakoresha ibintu bigacamo ni imbaraga z'umwuka wera, ntabwo ari imbaraga zacu. Imbaraga zacu twabonye ko Pawulo ntabwo yakoreshaga imbaraga ze, imbaraga za kavukire. Hari abakunze kuvuga, n'umukobwa wanjye ukunze kuvuga ngo hari abantu badafite ubwenge bwa Kinyarwanda. Yumva ko abantu bose ahari bagomba kugira ubwenge bwa Kinyarwanda. Ubwenge bwa kavukire bwita ubwenge bwa Kinyarwanda, ngo hari abantu bakura ugasanga umuntu yarakuze ariko udafite ubwenge bwa Kinyarwanda. Ubwenge bwa Kinyarwanda rero mu byanditswe byera ngo ntabwo bukora. Ubwenge bwa Kinyarwanda cyangwa ubwenge bwa kavukire ntibukora. Ubwenge twiga mu ishuri ntibukora. Ubwenge cyangwa ibyubahiro umuntu afite mu buyobozi runaka ntabwo bikora. Ikintu gikora ni iki? Ni uguca bugufi, umuntu akubaha Uwiteka, noneho akamusaba umwuka wera. Umwuka wera akaba ari ugira gute? Utwigishiriza ubwenge buturuka mu byanditswe byera. Nibwo bwenge bukomeye cyane butuma dukomera muri uyu murimo. Impamvu roza uruzinduko rwa Pawulo nyine we yarazumvaga, ariko abandi ntabwo bazumvaga, bashidikanyaga kuri we. Ariko we byanze bikunze, nubwo wenda yababwira bikagaragara ko wenda yahinduye gahunda, we yumviraga umwuka. Nako turasaba kumvira mwuka. Uko bizagenda kose ntabwo bizatuma twumvikana n'abantu bose, ariko birarutaho kugira ngo wumvire abantu cyangwa ukundwe n'abantu, wakundwa n'Imana. Asigaye nayo noneho ikabasobanurira, cyangwa ikoreza umwuka wera ikabasobanurira. Igisubizo rero Pawulo yatanze kuri ibyo bamuregaga cyangwa kuri ibyo bamushidikanyagaho, yerekeje amaso y'Abakorinto ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yabaye indahemuka ku migambi ye yose yo gusura Abakorinto. Ni Pawulo, igihe hari kuba habonetse umwanya mwiza rwose, kuko Imana yo yabaye indahemuka mu gusoza amasezerano yari yarabahereye muri Kristo. Imana twabonye ko buri gihe ihora yiteguye gusoza amasezerano
itanga, kandi amasezerano iyatanga muri Kristo. Rero na Pawulo yarageze ikirenge mu cya Kristo, yumva ko byanze bikunze amasezerano y'Imana adahera, kandi iyo imubwiye agomba kumvira ikimubwiye, kubera ko aribyo biteza imbere umurimo w'Imana. Iby'Imana asezeranye rero byose muri we ndetse ni yego. Iki nicyo gituma ari udutera kuvuga ngo amen. Muri make iby'Imana rero, mu bintu by'Imana, niba navuga ngo nta negative, mu bintu by'Imana biba ari yego. Iyo Imana ivuze aba ari yego. Imana ivuze ngo yego aba ari yego. N'Imana ivuze ngo genda ukora iki, ngenda ukora iki, ntabwo avuga ngo ngo urabona, ngo mwana, ngo ndatekereza, ngo ubuse, ngo oya, ni yego. Niba ikubwiye ngo ukora iki, ni yego. Rero utangiye kugikora ikabona ko wenda kiri buzane ingorane, ikakubwira ati oya, noneho bukihoreye, kora iki, ni yego. Nta gushidikanya, ni yego. Nta kuvuga ngo abandi barabigenza gute, baramfata gute, baramfata ko ndi ndyarya, umuntu uhindagurika, oya, ni yego. Byari yego rero buri gihe Pawulo yumviraga iby'Imana imubwiye. Umurimo Imana ikora muri Kristo ni yego buri gihe. Kwa Pawulo byari yego, natwe dusabwa kugira ngo bibe yego. Kubw'impamvu rero cyatumye Pawulo yandikira Abakorinto urwandiko mu cyimbo cyo kubasura, rwari urukundo rutaryarya yari abafitiye, nk'uko twabibonye. Ntabwo ari ikinyuranyo cyarwo, oya rwose, yarabakundaga, twabibonye. Urundi ruzinduko rero rwari kubaho inyuma y'urwo, rwari rubabaje cyane, rwajyaga kubongerera kubabara. Noneho rero rukabongerera umubabaro, ntabwo rwagomba kubazanira ibyishimo. Yaragambiriye kubatera kugira, ubwo nyine ababwiraga ngo azaza kubana nabo, we yifuza kugira ngo bazagire umunezero. None barabona uru rugendo niba ruzakorwa rukabatera umubabaro, rero rukamutera umubabaro, ntabwo yifuza kugira ngo arukore urugendo rwo kujya kubana nabo, kandi noneho nibirangira hasigare hari ibibazo bikomeye cyane byamushyira mu kaga, cyangwa no byabashyira mu kaga, kubera ko yaravuga ati nimbabara namwe muzamubabaye, ninishima namwe mwamwishimye, namwe kandi iyo mubabaye mbababaye, kandi iyo mwishimye nanjye mba nishimye. Byaraboroheye rero gusobanukirwa nabi imigambi ya Pawulo. Byarabohereye gusobanukirwa n'imigambi ya Pawulo rwose, ntabwo bayisobanukiye ukuntu yagombaga kubiri. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto mu gice cya 2 umurongo wa 3, reka tuhasome. Ibyo mbyandikiye kugira ngo ubwo nzaza ne kuzaterwa agahinda n'abari bakwiriye kunezeza. Urwandiko yabandikiye ababwira nyine ko atakije, aravuga ati ibyo mbyandikiye kugira ngo ubwo nzaza ne kuzaterwa agahinda n'abari bakwiriye kunezeza. Muri make kugira ngo igihe nzazira ninza sinzaterwa agahinda, ahubwo nzishime, ngo kuko mbiringira mwese yuko umunezero wanjye ari wo wanyu mwese. Pawulo yumvaga ko rwose umunezero wa bene se ni wowe, umunezero we ni wa bene se, nawe nibyo yabifurizaga. Ati none rero kugira ngo ndamutse nje hakaba ibibazo bikomeye cyane, nkagirwaho ingorane kubera naje, namwe ndatekereza ko nubwo nanjye nabara namwe mwababara. Bose mbandikiye mbabaye kubera ko ntabonetse, ntaje kubareba, kubera ko naje gutumarine cya gihe cyose, ariko ndababaye. Ariko kandi n'ubundi ntacyo byari kubamarira iyo nza, noneho nkaza n'ubundi amarira ndi kwandika ko nkarira ndi kumwe namwe, nkabara ndi kumwe namwe, namwe mukabara, ntacyo byari kuba bimaze. Ahubwo muhumure, Uwiteka niwe ugena imigambi, wenda azagena indi nzabanza kubareba, ariko ubu ngubu nta yindi mpamvu itumye ntaza. Uwiteka rero ahabwa icyubahiro. Uwiteka duhe kujya dusobanukirwa neza n'imigambi y'Imana. Noneho kandi niba hari igihindutse ku migambi kwa dufite, ariko atari ko tugihinduye, ari Uwiteka wemeye kugira ngo gihinduke, nubwo cya kiratuzanira ingorane, tubona ko gishobora kutuzanira ingorane, ariko iyo ari Uwiteka avuze abavuze. Uwiteka twibuke ko ni Imana ivuga bikategeka bigakomera. Iyo yifuje ko aba ikintu, nuko aba ari byiza gusa kuri twebwe, ntabwo atwifuriza ibibi. Rero uyu Pawulo ntabwo ari Pawulo uhindagurika, ahubwo ni ibihe byahindagurikaga. Noneho Uwiteka akamukiza ingorane, cyangwa akizikiza ubwoko bwe, ariko ntabwo ari Pawulo wahindagurikaga, kubera ko Pawulo tuzi ko yari afite umugambi hariya kugira ngo bagere hariya i Korinto bakusanye ya nkunga yo kujya gufasha abakene b'i Yerusalemu. Rero yose yari imigambi myiza Pawulo yari afite, kandi imigambi myiza iteza itorero rya Kristo imbere.
Uwiteka aratugirire neza. Uwiteka turinde guhindagurika ku bwacu, ahubwo tujye twemera niba hari igihindutse ku bushake bwe aricyo gihinduka, kandi byose duhore dushimira Imana, kandi twumve ko byose bikozwe mu rukundo kutuzanira ibyiza. Noneho niba Uwiteka twifuriza ibyiza, natwe tubyifurize bagenzi bacu. Twige koroherana, tureke no gucirana imanza. Niba ari ikintu cyabaye kuri mugenzi wacu, ari ikintu cyahindutse, twumve ko cyahindutse, tumwegere tuganireho kugira ngo tuvugire inyuma ye byagenze gutya na gutya, uriya si umuntu wo kwizerwa, uriya ni umuntu oya, ahubwo ibintu byose biba bifite impamvu yabyo. Uwiteka araduhana umugisha. Reka twongere duhure mu cyigisho cy'ejo. Data wera, Mana yigira neza, Mana ushobora byose, uri umukozi w'umuhanga, uri data mwiza, uri byose data mwiza, ku bana bawe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze data mwiza kutwishikira icyigisho. Paul data yagize guhinduka, ariko data mwiza bitamuturutseho, yahindutse kubera urukundo yakundaga bagenzi be. Nako data ndakwinginze, nihajya habaho guhinduka mu migambi yacu data mwiza, hajya habaho guhinduka bitewe n'urukundo dukunda bagenzi bacu. Turifuza gukundwa data wera, kandi ko twarakunzwe. Reka data niba twifuza kugira ngo n'abandi badukunde, natwe twige gukunda bagenzi bacu, dukundane, tube umwe, dusenyere ku mugozi umwe, kugira ngo dutebutse kugaruka kwa Kristo ugiye kuza bidatinze. Data cyo n'igikomeze kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.